dore imbogo dore imvubu dore imara, dore imbogo dore imvubu dore imara, uzaze urebe u Rwanda rw'abanyarwanda. Papa we na papa wanjye baravugana. Ubwo umusaza? Yego. Mu by'ukuri niyo naje ni Kigali, naje nje kugira ngo Home Empire. Home Empire. Turabashuhuje kandi tubahaye ikaze mwese mukunda ibiganiro tubagezaho. Nitwa IT channel yitwa Home Empire. Ngarukanye na wa muhungu mukunda cyane bitewe n'uburyo yivugira, bitewe n'uburyo ari akana keza kandi ari umusore ukundwa n'abahungu ndetse n'abakobwa bose muri rusange. Gusa we sakunda batinganyi. Hi guys, nizere ko meze neza. So guys, nanjye meze neza, nizere ko meze neza namwe muri. Ariko nabwiye ngo uyu munsi ikibazo cy'abantu wenda uyu munsi haje umuzungu cyangwa abazungu. Babwiye ati muraho neza mu cyongereza twumva. Oya, winzana icyongereza pe. Nta kindi uvuge nguna. Nago ndi muri mundi yo kuvuga icyongereza. Gerageza kabisa. Okay. Oya, nako wapi mbabara. Gerageza kabisa. Oya. Amakuru iminsi ni meza. Meze neza, nawe umeze neza? Ndashima Imana. So nanjye meze neza, so namwe badukurikiranye neze ko mumeze neza, nanjye meze neza. Yego, ubwo nagarutse. Nagarutse. Mbere na mbere urakeye cyane, urakeye rwose nako imagine gukora ibintu uko bimeze. Urakoze cyane. Nase usuzi ko kubera ko nari maze igihe muri Tanzania. Buri asha muri Tanzania ni igihugu kitari cyiza pe. Muri Tanzania kuno nabonye ashana ahantu ntagushobora kuba ngo ubyibuhe. Gute? Kubera ko nyine imirire yaho ntabwo imeze nk'intanga mu Rwanda. Mu Rwanda uzi ukuntu turya neza. Mu Rwanda turya neza pe. Niyo mpamvu ubona cyage naje ndi kuvuga ndi gutanga message. Ubu ngubu urebye ko ngarutse none ngeye meze neza, mba ubu ngubu naranoze pe. Sawa. Noneho tugiye kuganira, hari byinshi abantu bakwibazaho bitandukanye, niyo mpamvu gatirikanze uyu munsi mwose twaganira. Bundi mbere na mbere ukunda abahungu cyangwa ukunda abakobwa? Si. Cyo ni cyambere. Abahungu si. Cyo mikoro neza. Buriya Imana yatumye kugira ngo dukundane, nyine dukundane. Ariko njye singunda abahungu rwose. Abahungu cyagora ari inshuti yanjye nta kibazo. Ari umuntu ufite wonyine wo kuba inshuti yanjye we ntari kuko n'inshuti nzazifite nyinshi. Ari kumbwira ngo umuhungu ntabwo umuhungu wigira umukobwa pe ndamwanga pe. No suko cyo uvuga nabo. Wowe nabo muraba. Itonde ngubwire. Impamvu muganga bo buriya. Niko navutse pe ibi byo ababyigana bijya ababyigana no hari umuntu njye mbona we umuntu witwa hajya yitwa ngo iki. Matsika uriya akubura ni content wapi pe uzira nagwo ari content none si umuntu ndamuzi content kabisa nyine mva ngubwire no umuntu ubu gukora content akitoboza n'amatwi akishoro na bya bihere nabyo mu mazuru agatobara n'amazuru zira nabwo ari content pe mu byuko ya wapi. Yego warambwiye ati IT rero ati abatinganyi baranzujubiye kuva ryari abatinganyi bakuzuzubye? Buriya mu by'ukuri cyakora kuva cyagiye naza gutanga message ntabwo ubu ngubu nyine ntabwo bakinzuzubije cyane nyine nka mbere. Ubu ngubu shana no bancitseho pe. None se umuntu urabare kwitambukira ukabona igihugu kirahindukiye kirakurebye. Ese ubu ndeba miki ngenda kwiyamye pe wa mungu witwa ngo urundeba nakitambukira ukanyitegereza. Nge sindi mutinganye ndakwiyamye aho uri hose. Biyame bose muri rusange. Biyame bose muri. Ndabiyamye mwese. Ndabiyamye cyakora nyine ngo umuhungu wo kuba inshuti yawe we nta kibazo uko waba ari inshuti yawe. Buri umuhungu wo kugira ngo umuhungu inshuti yawe nagashobora gukurira ikintu kibi sibyo. Ariko buri muntu wa muntu wo gutambuka nyine wawe witambukiye wigira ngo kugurira ikintu kumanda ukabona kwitegereje arakurebye. Ese ndeba miki kumanda umuntu mugenzi wawe umwitegereza n'abandi bose dukanye bakajya batambuka ngo barebe. Ni ryari umuhungu yagusabye ko mwakundana ubwize uko numbeye? Ntabwo kubangamira. Buriya umuhungu wansabye ko twakundana n'umuhungu nyine twahuriye kuri nyine kuri Instagram. None nyine arambona kuko ari utuntu twomba ngunda gupostingaho. Arambona arambwira
ngo hayi ngo meze neza, ngo ati yego meze neza, yego ngo ngayoke nabwo ati ya mugodo nuko nubwo yambwiye ati nase ngo I love you, ati I love you what, ngewe urankunda? Arambwira ngo ya ngo ndagukunda, nose ngo nkundira iki? Arambwira ati ngo njye ngema mu ngukunda nyine ngo nuko nyine ngusa ngo nuko nyine ngo umeze janguri mwiza, maze ubwire ngo umuhungu mugenzi wawe kubwire ngo uri mwiza, naho mu byukuri nta mu buri muhungu mugenzi wawe ntago ashobora kubwira ngo uri mwiza, ngo useka neza, ngo ufite mu kanwa heza, shawa pipe buri muhungu yatangiye kubwira uko ngo muhungu yatangiye kubwira uko ngo uko sha nukuri pe nukuri utangira umwihaniza hakiri kare pe, kuko uwo muhungu ntabwo bari shyashya. Ariko bibuze nuko n'abangu b'iminsi benshi barimo batinganye shani bashi buruzi ukuntu muri no Rwanda uzi yuko ngo abatinganye ubu ngubu basigaye barageze ngo kuri 30%. None se ubona wowe ku bwawe ubona biterwa n'iki? Buriya rero icyo mbona ikintu kibitera shano kubera ko abakobwa bengishi abakobwa b'imizi sha baraguhemuka pe, muri imisi abakobwa baraguhemuka n'ukuri. Impamvu abahungu benshi bari kuba batinganye n'abakobwa bari kubahemukira. Ugasanga umukobwa murakundanye akushakira kugira ngo akujye amafaranga, kwirura udufaranga, shano kuri bishamwe abakobwa mwe pe namwe mwese aho muresha n'ukuri amafaranga aravuna pe, n'ukuri kugira ngo ujye ufata ujye kubona umungu yiriwe ari kwihiringa, yiro gushaka udufaranga, yiriwe ari gucukura amatoilette, yiriwe ari kubaka, n'ukuri warangiza ukamubwira ngo shire ngo wambaye 10,000 yamuvunye. Niyo mpamvu rero ubona icyo gituma muri iyi minsi abahungu basigaye bigiza batinganye, n'ukubera ko abakobwa muri kubababaza, n'ukuri pe mugerageze basi nibura mushire mu gaciro umwere ko baza abahungu pe. Niyo mpamvu abahungu benshi muri gihe abahungu benshi bari kubatinganya, none ageze muri bino bihugu byo hanze cyane no byo byarengeje urugero. None wenda mu Rwanda turi mu Rwanda ni 30%, ariko mu bihugu byo hanze ni nga 50%. Barabura abakobwa sinagoye bwabahamya bwa mbere ngiye cyo nageze muri Tanzania igihe cyo bari banshimuze, ariko nagezeyo nagezeyo icyo gihe cyo nabaga turi kumwe mu kazi, ngabona umuhungu wese uje kugura ari kunyitegereza akabona mugete mbe ngo wambaye nimero yawe ngo you give me number oya nangubwa ati bose bana bakwishimiye nyine banyishimiye ngabwa ati nibura bari cy'umuntu avuka nyine Imana ikamusiga urukundo, nyine Imana ikamusiga nyine kugira ngo nyine abantu bamukunde, ariko ndimenye yuko hari abantu bagukunda byanyabyo, ariko hari n'abantu bagukunda ari nyine ari ibintu byo kugira ngo nyine ari ikintu bagushaka. Ariko hari umuntu wambwiye ngo buriya ngo abahungu benshi bamva babijyamo amafaranga ngo baba bakeneye abakigana amafaranga, kandi wowe warayanze wa munsi narayanze pe imodoka baguhaza benzo razanga. None se ubu ngubu nakombye kuba naje mu kiganiro n'amaguru, nakabye kuba naje kunoza kuri kamera, naje kuri chano yanjye ngaza ninoza ngaza na moto, simbaraje n'imodoka yanjye se yo mbana ngore ibyo ngibyo, ariko reba none ubu ngubu naje ndegeka moto ndetse ngubu kukinanze ibyo bifaranga byose. Ngubu nagombye kuba naje n'imodoka, imodoka ikambara ikariya umuntu tukajya gukora ikiganiro, ariko ibyo ngibyo narabyirengaga. Buri umuntu usenga Imana, umuntu uzi Imana icyari cyo, umuntu umukristo nagashobora kugwa muri biriya bintu. Buriya ariko se uretse urumva urebye uko uvuga nagihe umuntu akwibeshya azi ko ari umukobwa akagutereta mu byukuri mu byo uvuga ndabwo bituvugana n'izi ngo kwa tuvugana ramangundo umuhungu mbanguye mukana naga no kwibeshyaho bazi ko ari abakobwa bakagutereta arabagabo. Buriya nejo bundi ntabwo ngiye sinjya mbeshya pe ko ndi umukristo ndasenga. Ejo bundi hari umugabo twahuye, ariko ikigabo cyari cyasinze, noneho kirambwira ndi kwinjira mu gipango, kirambwira ngo we ngo ngubwire, none ngo ati nose ushaka iki ngufasha iki, ngo ko arano ngiye ngo wanyemerera ngo ngakurangisha, nambwa ati okay nta kibazo, none ngo ko ngiye hano ngo wakemera ngo kamberekeza ngo tukajyana ngo ko ndaguha amafaranga watoya ati mfite ibintu byinshi byo ndugukora kandi bwanije ati ngenda kurangira inzira wijyaneyo, none se ngo ko nagukunze ngo wakemera ngo kamerekeza ngo tukajyana nyine ngo ko nabirenza ngo atoya ibintu byo ngiye gukora ngo nose ngo wambaye nimero yawe ngo ati wapi ntabwo bikunda. Nicyo gituma nanga no gutanga nimero yanjye pe ko atagira n'abandi bongera kunesha umutwe, nandi umuntu kubera akaba yagaze kuri kamera, umuntu abagaze
yamaze kunuza nyine abayiyeretse abanyarwanda none ubu ngubu nibaze kubwo abantu bari banzi nibura duhura nyine ari rimwe tugaro nyine rimwe akankunda none baze none ubu ngubu kubwo niyeretse abanyarwanda njye abantu nyine bamajije kumenya abantu nyine isi yose nyine ndiyeretse isi buri muntu yaje kuri kamera aba yiyeretse isi uba wiyeretse abanyarwanda buri muntu wese nyine akakumenya buri muntu wese uraza gukora buri muntu wese ufite amamega yajya kuri chat akaba arakubonye rero ubu ngubu niyeretse abantu benshi cyakora umuntu uzaba ushaka ko tuba inshuti pe azambwire rwose azagucaho uzambwira ariko cyangwa se ari umugabo oya hari inshuti ziratandukanye hari umuntu ubura ishuri yawe ariko nyine nuzi nawe ufite inshuti hari umuntu w'inshuti yawe nyine ubwira ngo nibura mu gihe yagize ikibazo musapotinga cyangwa se ukaba wamugira n'inama ubu ni wowe ubita inshuti pe sibyo nimba hari ikibazo ufite hari ikibazo ufite ngakugira inama cyangwa se nkubwira ati ihangane nimba wagize ikibazo runaka ngaba none agukorera support sibyo cyangwa se nawe mu gihe nagize ikibazo ukangorera support uwo ni wowe bita umuntu uwo niyo nshuti y'umuntu nicyo bita inshuti umuntu nyine mucana mu buzima bwa buri munsi ariko ikibi ni wa muntu wo nda nimero yanjye agatangira kumbwira ngo hari ukuntu mugenda umenyana n'umuntu mukagenda mumenyana akagenda nyine asa nyine ukwikururaho gake mwaratangiye ari inshuti agenda kwikururaho gake mu by'ukuri njyewe hari abantu benshi ngoroshereza n'amaniveriseri b'abahungu pe n'abakobwa mbakoreshereza n'amaniveriseri mu gihe cyo anniversary ye yagize n'amafaranga afite ngiye ngamukorera anniversary buri kimwe cyose kimenyera mu by'ukuri buriya kuko urumva nawe niba ufashe umuhungu mugenzi wawe ukamukoresha anniversary ubugamije buriya hari njyewe ndi umukristo sibyo nguko njye nakuze nanze kugira imyaka ndatavuga nagize imyaka 15 kuva ku myaka 15 ndanakoreshereza anniversary mu by'ukuri hejuru y'izo ngizo nagiye bangoreshereza nyine anniversary mu by'ukuri ubwo rukundo abantu bangoreye nanjye mbonye umuntu warenze kugira imyaka zimeze ngizanjye atari yakoresha anniversary ndayimukoreshereza mu nyine mu rukundo Imana yamaye nje ngunda abantu pe ntabwo nanga abantu ngunda abantu rwose ngunda nta muntu nanga pe adasibye umuntu ugira umutima mubi yuko ngo dore imbogo nyakwigendera ikintu mupfana nubwo yagiye ariko nyine ahari nyine yaruhutse neza ubu ngubu nyine yariruhukiye yarigendeye mu by'ukuri yataye imirozo muri iyi si nubwo yari umuntu nyine twari tumaze kumenya cyane wari uzwi cyane hano ku mbuga mu by'ukuri uriya uratugira icyo dupfana n'abandi mwese mubimenye uratugira icyo dupfana ntuzavava dore imbogo bari imbere n'akaririmbo yaririmbaga ngo dore imbogo dore imvubu dore impara iyo ndirimbo se nawe uyibuka nawe uyizi iyo ndirimbo rero oya nawe genda nagarimba kavuga ngo ni mwene wacu tugira icyo dupfana kuko papa we na papa wanjye baravukana ubwo umusaza yego mu by'ukuri niyo naje ni Kigali naje nce kugira ngo niyereke abanyarwanda kugira ngo abantu bamukundaga vava nanjye bankundi banyereka urukundo dore imbogo dore imvubu dore impara dore imbogo dore imvubu dore impara uzaze urebe u Rwanda rw'abanyarwanda uzaze urebe u Rwanda rw'abanyarwanda kumva ko harimo n'ijwi rye n'ijwi rye ririmo rero urukumva ijwi rye nyine urumva nyine iyo ndi kuri ino ndirimbo buri muntu wese mwese mungurikiranye nuza kumva ndi kuririmba ijwi rye ririmo kuko dushaka kuvuga kimwe nubwo nyine yagiye yitabye Imana nubwo wari umuhungu yego nubwo yitabye Imana ariko nje mu kigero cy'abamukundaga nanjye mu ngunde nanjye ndatangira kubatama imizigo umva aho yacumbikiye cyane rwose naby'imikino aho yacumbikiye ndaje mbacumbure mungurikirane hano kuri yica nagiye kujya haca indirimbo zanjye umva rwose penaribi yego
dore imbogo uri nyakwigendera nibyo ararukiye mu mahoro ariko yasize abana se abana bameze gute abana bameze neza abana be babiri bameze neza suzi nyine wundi urwaye amaso kakandi nyine kaga nyine arakana yasikwa rukanguke kasize nyine karwaye amaso anakandi nyine kagufiye mu byukuri nyine abana nyine bameze neza nyine babitaho mama wamubitaho nyine bameze kandi bamaze no gukura pe bamaze gukura babaye bakuru yego urumva ari abantu bakwakira kandi bakunde mungunde pe guys mungunde umva bari muri kamera ubwiyate abanyarwanda mungunde banyarwanda mungunde munsapotinge munsharinge umva mungunde pe uko mwakunze vava dore imbogo nanjye mungunde uko ndi musaza w'ungundi musaza we ndingiye musaza waje tubona abantu muri iminsi bitira abandi bibiri seriye turagatwika nibiri seriye nge ntabwo ndi kubeshya tuzajyane ahubwo nimbura ukumva tuzajyane cyo buriya kuri ko mu mutima w'umuntu bibigoye ako niba ari seriye nibyo bazagukunda pe nibyo ntabwo nzandake ndanabaririmbe so wamugani tunje wabana no mutuntu tundi kuri wowe hari ubwo ugiye gutugatira akabariro nk'abandi basore nge sinzambana oya kusamararega ni icyaha utari pede utari umutinganya yego pe ariko nyine ushobora kuba utari pede n'iryo zina nangana naryumva mu buzima bwanjye ndo mu by'ukuri ntabwo buri umukirisitu arasambana ndakwibariza nanjye oya umukirisitu ntabwo asambana uza n'ahandi hose uzahaba zirize umukirisitu ntabwo acyasambana kirisitu w'umuntu umwaka ufite uracyari imanzi ndi imanzi pe ndewe nge mugisha nitwa manzi uri imanzi ndi imanzi pe ndakana keza rwo n'umunsi nagumwe nge ndi imanzi rwose pe ubwo urazi ko ubaye ubona umutinganyi bya birangiye ntabwo wabyara kubera iki ukiri imanzi abigoye ko wagaruka nta n'ukundi atazana abayose ntabwo buri umuntu yari umukristo ntabwo ufite umukunzi ndamufite no se umukunzi ufite n'aba ex mwagiye mukundana none se umukunzi se umukundira kugira ngo muryamane wata umukunzi umukunda kugira ngo nyine muzabane mukore ubukwe ntabwo kugira ngo nyine mukore ibyo ngibyo murasaba mubasha uriye koko rata hayi meze neza ndahatarika nyine ngubwiye mu by'ukuri ntabwo buriya iyo ukunda umuntu byanyabyo ndabwira ngo muryamane tubera iki se iyo ukunda umuntu byanyabyo buri umuntu ukunda ntabwo muryamana umuntu uzagira umugore ejo cyangwa ejo bundi ese ngushyira uzamugira umugore yego ahubwo n'umurenge uri hafi kuba reka nuzuze imyaka ngo yereke ukuntu kuba ata mu mago nta by'imikino rero mu by'ukuri nca mungunde pe mungunde ndabasabira ngo mungunde mva ngenda nambarira imbere abantu niba mwari muzi yuko vava yibagira kumva ndahari aho ngaho wenda vava tuzamuka ko umunsi umwe twabipanze ijana ku ijana tubimuganireho unatuye imidinimbo ushaka kuba unafite ahubwo rero hari akantu uvuze nateka tukagana abajene uyu munsi uvuze ko ukiri imanzi abajene mbese iyo uvuze ko uri imanzi baraguseka nawe baraguza kuguseka abanyarwanda buriya mva ngubwire yewe guys mwanzi kamutanze kanibe bareba buriya buri mwana wese ni umwana wihaye umuco nyarwanda buriya rero so ni kuvuga ngo buriya ntabwo ari njyewe imanzi njyewe nyenyine n'abandi bo ujya wapi muze kubyandika muri comment pe sibyo nimba nawe uri imanzi ubyandike muri comment nimba utari imanzi ubyandike muri comment mu by'ukuri buriya hari abantu bakora biriya kubera irari ry'umubiri sibyo kubera irari ry'umubiri ariko hari umuntu nyine hari umuntu kubera ko yari umukristo ayoborwa n'umwuka wera akayoborwa na Yesu Kristo kavuga ati kira ndamutse ngikoze yaba ari icyaha sibyo ukabyirinda niyo mpamvu ubona nyine ari ugusanga umuntu wese wakuriye muri Kristo wakuriye muri Yesu udasanga nyine ashobora nyine arinda kugira n'imyaka 50 cyangwa se 30 50 ni myinshi wenda 30
twagura imiryango twororoke urumva uwo muntu ugira 50 abakunze Yesu cyangwa ashaka ku nyine none se ko abantu barinze kugira hari abantu bagize imyaka 50 batari babyara iyi kubera ubukene hashobora kuba atari n'umukene akaba afite n'amafaranga sibyo ariko akaba arinze kugira imyaka 50 akaba atari yabyara n'umwana n'umwe no twari wonze ufite imyaka 45 atari yabyara w'umugabo iyi ariko kandi akaba nari n'imanzi iyi rero sinagari kuvuga ngo nyine ngo nukuri pani nawe muri muntu wese uzi yuko ari imanzi yabyandike muri comment mbwira ati nitwa manzi cyangwa se ngiye mu wandike yuko uri imanzi niba uri n'isugi wandike yuko uri isugi yego wumva future yawe ushaka kuzaba iki mu bintu ahazaza hawe twisoreza ahazaza hanjye iki kintu nyine ikintu mba nshaka ubuhanzi gukina filime nibyo nshoboye gukina filime oya gukina filime nibyo nshoboye nibyo nshoboye pe gukina filime byo ndabishoboye rwose nawe nimba nshaka ko nimba uri gutegura filime rwose uzanyireho pe ngina filime neza nubwo ndatanakina naho narimwe ariko nakina iyo mbano nyifitemo pe nifite imbano yo gukina filime ndayifite kandi cyane no kuririmba turimbira kembe ko muhanzi mu Rwanda ukunda twisoreza na muhanzi ngunda mu Rwanda ngiye ukunda shaka ako ushaka kuba kose ushaka kuba wabasha kuririmba turirimbe twisoreza oya nawe ndukankori wowe unkora wowe ko ndi umwana yagerageza oya ndi umwana nge sinzi kuririmba cyari muto wowe kuki ubunkora ngende umwana ngewe nsinzi nemva gusa ngenza batama imizigo pe nzabatama imizigo dusoza ndakwaza ibibazo bigiye bitandukanye ahangaha watakaje ubumanzi bwawe ryari nge nakugese ntago nigeze ndakaza ubumanzi rwose nitwa manzi nge sinigeze mbutakaza pe buracyari bwose kandi ntabwo buzatakara nubatse urugo ngo buzatakara pe mvite umugore wanjye tubana sinzigira mbutakaza pe nge nditonda pe ndi umwana mwiza guys ndi umwana mwiza namwe mumva abangurikirana mbese ndi umwana mwiza ntabwo ndi umwana mubi pe nimba nawe ungurikiranye nimba uzi ko ufite warengeje imyaka 15 16 17 18 ukaba utari wakoresha anniversaire uzabyandike muri comment nzagukoresha izo anniversaire nzakugurira keke ndayikwemereye ikibazo cya kabiri sheri wawe ubona ukundiye iki yangundiye kwitonda nditonda ndi umwana mwiza nubaha ababyeyi be nawe yubaha ababyeyi banje nyine turubahana pe guys namwe nimba mufite abakunzi mugaragaze kubaha ababyeyi banyu nimba uri umuhungu ubaha ababyeyi b'umukobwa nimba uri umukobwa ubaha ababyeyi b'umuhungu buriya kuko ari we ubuze mu maboko wawe uramwubaha mbukuri nanjye ndabubaha rero nanjye nyine aranyubaha kandi nanjye ndamubaha pe n'umwana mwiza uba mukundiye iki wowe nawe n'ubwitonzi agira nawe aritonda pe nagaruka nyine ngo nawe wa muntu uri bahamagara kuri telefone ugasanga nyine arahuze cyangwa se ari kuvugira kuri telefone cyangwa se ngagira imico mibi wapi pe ntabwo ari nicyo nanjye namukundiye n'umwana mwiza okay shimira abakunzi bacu bakunda ibyo tukora cyangwa ibiganiro bagezeho bya buri munsi kugira ati ciao ukubona bakunda banakunda bantu banje bantu mungurikira ndabakunda nanjye umva I love you so much ndabakunda cyane kandi thank you so much mwese mungurikirana nimba uzi yuko ungurikirana ukaba utari wakanda subscribe umva ni ukuri pe warambe muke kandi warambabaje mu by'ukuri rero kora share ukore comment umva ubyandike nimba nicyo ushaka kumbaza muri comment gusa ngiye singunda comment ziza zitukana pe nge ndi umukristo ngunda comment ziza zitukana ujye wandika comment umbwira ati mugisha ati wese nge wazaje nanjye tukakorana ikiganiro umva nge nzakubanzaza pe nzaza rwose ntaripe rero mu by'ukuri ndabakunda nanjye so guys ni mungurikire kandi munkunde nanjye ndabakunda cyane okay
abantu sabashimye nabashimiye kandi n'Imana b'amafaranga Imana b'amafaranga mutunganirwe umva mugira amafaranga umva mugira umutima mwiza ciao ciao bye bye